Papa Bosco. Reka dukomere Imana amashyi. God bless you, sir. Wow. Amashyi menshi cyane ku babyeyi. God bless you. Applaudissez, applaudissez. Abarisiro wamo Imana ihe umugisha. Munyemerere nshimire umuntu bita Brice Higiro. Munyemerere nakire grand frère wanjye bita Dani na famille ye. Baramfasha cyane muri ministry. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Mwaba mundi bayimitima yacu, unezererwa imbyino zacu, unezererwa indirimbo zacu, unezererwa iki gitaramo tugutuye mwami waba maze kubaho kwawe gutaye mu mutima wa buri muntu wese. Reka ye kubana nawe ari inkuru z'ibihuha, reka ye kubana nawe yarakumvanya abandi. Reka buri muntu wese muri twebwe akwimenyere, akwibonere, asogongera urukundo rumara imbeho, rumara imvune z'umuzima, rumara agahinda, rumara ibikomere, rumara gutabwa, rumara ibyaha. Reka buri muntu wese arusogongere kubw'imbabazi zawe. We wazigira umunyabyaha nkanjye, nta muntu n'umwe utazigirira. Twarababariwe, twaratsindishirijwe, twogejwe n'amaraso yawe. Ubwanzi bwari hagati yacu na data bwakuweho kubw'igitambo cyawe Yesu. Akira ishimwe, akira icyubahiro, urabikwiriye. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 10 haravuga ngo muri iki ni mu rukundo ruri, si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Muri iki ni mu rukundo ruri, si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Tuzataramirayo mu bwami bwa data, nge nawe tuzahurirayo. Haleluya. Ngo muri iki niko cy'urukundo ari cyo, nuko muri twebwe nta n'umwe wabanje gukunda Imana, kandi ubu turi inshuti zayo, turayikunda, ariko ntibyaguturutseho, ntibyanturutsemo. Na Bosco urimo tugezaho izi ndirimbo nziza nabo bafatanyije, ruriya rukundo si urwo yihimbiye, ntirwavuye muri we, ngo ahubwo we yabanje kudukunda. Haleluya. Igitangaza nuko atagukunze, wabanje kumera neza. Urukundo rwe ntirugabanuka ngo rwiyongere rube ruke kuko wananiranye, rwiyongere kuko wakijijwe neza. Urukundo rwe n'urwiteka ryose, ntirugabanuka. Ngo yadukunze tukiri abanyabyaha. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Baroma igice cya 5 kuva ku murongo wa 6 ngo tukiri abanyantege nkeya, utaramenya na kimwe mu byo gukiranuka, tukiri abanyantege nkeya, mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Ngo birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi, nkanswe umunyabyaha. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Ntategereza kutungana, ntategereza ko ntungana ngo abone kunkunda, ahubwo urukundo rwe rwadusanze epfo mu bihanamanga, mu kwigomeka ku Mana, mu gukora ibyo dushaka. Urukundo rwe rwadusanzeyo tucyuzuye intege nkeya, twuzuye ibyaha, kandi ntirugabanuka. Haleluya. Ngo nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe. Hari inkuru nyinshi zavuzwe yuko iyo umuntu amaze gukizwa neza, birimo neza, Imana imureka ikareka kumutetesha,
ikareka kumwitaho. Ariko binyuranye n'iki ijambo ry'Imana rivuga. Hatubwiye ngo nkaswe none, ubwo yadukuze tukiri abanyantege nke twuzuye ibyaha, nkaswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe? Umujinya w'Imana uzarushaho kutujya kure kuko twatsindishirijwe n'amaraso ya Yesu. Ngubwo twunzwe n'Imana, ubu njyewe n'Imana turi inshuti, ubu we n'Imana muri inshuti. Haleluya. Ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe. Ubugingo bwa Kristo burakorera muri wowe, ntukiri umwanzi w'Imana niba waramwizeye. Ntagakora umurimo igice. Uwatangiye umurimo wo kukumenyesha urukundo rwa Kristo, uwawutangiye mu mutima wawe, arizerwa, arawukomeje. Haleluya. Azawusohoza. Arimo aratunganya itorero, ubona rifite inenge rikagira iminkanyari, tukireba tugasanga ntidukwiriye, ariko arimo aratunganya itorero rye, arimo arariboneza. Azarimurikira data ridafite ikizinga, ridafite umunkanyari, za ntege nke na bya byaha byanjye byaradushizemo, turimo tugenda turushaho gusa nawe. Ntakora umurimo igice, umurimo yatangiye arawukomeje. Iyo ni inkuru nziza bakundwa. Haleluya. Aragusaba rero we wakiriye urukundo ngo ntumukureho amaso, ngo wigira ahandi ureba. Mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 2 muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana, haravuga ngo duhange Yesu amaso. Bibiliya yera iratubwira ngo dutumbira Yesu wenyine, ari we banze ryo kwizera. Ibi ijambo ry'Imana iratubwira ngo duhange Yesu amaso, we nkomoko y'ukwizera kwacu. Kwizera kwacu si ibihimbano by'amadini, si ibihimbano, oya. Duhange Yesu amaso, we nkomoko y'ukwizera kwacu, akaba ari nawe ukunononsora, ngo yihanganiye icyamugasigarana kangaka kakongera kakaba kanini mu mutima wawe. Uwo Yesu utarigeze amenya icyaha, ngo yihanganiye kubambwa ku musaraba, ntiyita ku isoni bimutera. Byari biteye isoni gupfa urupfu rw'ibivume utarigeze umenya icyaha. Ntabwo Bibiliya itubwira ngo utarigeze ukora, ntiyigeze akimenya. Ushobora kutagikora ariko uturanye nacyo, wegeranye nacyo. Ntiyigeze amenya icyaha. Utarigeze amenya icyaha, ngo yihanganiye kubambwa. Urupfu rwari rugukwiriye wowe nanjye. Yihanganiye kubambwa kubw'impamvu. Iyi mpamvu ni iyi ngiyi, ngo ntiyitaye ku isoni bimutera, kuko yazirikanaga ibyishimo abikiwe. Ibyo byishimo si ibindi, icyubahiro n'ubwiza yari abifite kandi yari abisize mu ijuru. Indirimbo z'abamarayika yari azifite kandi yari azisize mu ijuru. Igihe kimwe ndetse amwigishwa be baravuze ngo dukuremo inkota. Aravuga ngo iyo mbishaka mba mpamagaye data akanyohereza legiyoni y'abamarayika ikandwanirira. Ijuru ryari kumwe nawe, nta rungu Yesu yari afite, ariko ibyishimo byamushyizwe imbere zari kuzabana nawe nanjye, abahoze ari abanyabyaha. Haleluya. Ibyo byamuteye kwihanganira isoni zo ku musaraba, kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, kubona abahungu n'abakobwa bazakomoka mu bise by'umubabaro we, mu isoni zo ku musaraba, ngo kubera ibyo byishimo byo kukubona uzakizwa, akambona nanjye nzakizwa muri generasiyo, nkomoka mu muryango utaramenye Imana, ngo ibyo bimubera ibyishimo bituma isoni zo ku musaraba zitamufata. Haleluya. Yihanganira umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere. Nagira ngo ubwire ko kuzabana n'umwana w'umuntu ntabwo ari umugambi wabaye igitunguro umwana w'umuntu agicumura mu busitani bwa Edeni. Umugambi wo gucungura umuntu nawe wari uri aho hafi. Haleluya. Haleluya. Umunezero wa data ni ukuzabana nawe mu ijuru. Nshuti y'Imana, icyama turimo twizihiza urwo rukundo rutagira akagero, urwo rukundo tutararirimba, tutarabwiriza nk'uko rungana. Icyama turimo tumwizihiza ukaruhanga amaso, ntiwongere kumukuraho amaso, ngo dutumbire Yesu wenyine, niwe banze ryo kwizera, niwe ukomokwaho no kwizera, niwe ukomokwaho no gukiranuka, niwe ukomokwaho n'ibyo dukeneye byose muri urugendo, byose biri muri we. Icyama ukongera ukamuhanga amaso. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ibyishimo byamuteye kwihangana, gukorwa n'isoni, gusuzugurwa n'abo yaremye. Imana mu bumana bwayo kwambara umubiri ikajya mu nda y'ikiremwa, mu nda y'umugore,
ibyo byishimo nuko kwihangana ari ukugira ngo wowe nanjye tuzabane nawe mu ijuru. Ese nshuti y'Imana, dutaramire n'ahangaha biryohe kuri iki kigero biryohemo, ariko tuzabure hakurya hariya, reka tuzahurireyo mu gitaramo cyo mu ijuru. Urukundo rwe ruratangaje. Wa mugani w'umwana w'ikirara n'umwana wasigaye mu rugo wo muri Luka igice cya 15, biratangaje uburyo umuntu ashobora kubana na papa ariko ntamenye urukundo rwe. Uriya mwana utarabaye ikirara ngo araruka agende, utaragize umwanya wo kwisubiramo, kuko ikirara cyaragiye ariko kigira n'umwanya wo kwisubiramo, gisanga urukundo rwa se ni rwinshi. Aravuga ngo nubwo ntaba umwana ariko nagera nkamubwira ngo reka mpaka mbe mu bagaragu bawe, ariko yasanze se amutegereje, ngo akimubona hakurya aramubabarira. Haleluya, aramubabarira, arihuta aramuhobera, aramwakira, aravuga ngo habe ibirori. Ariko umwana wari warasigaye mu rugo kubera kudahanga se amaso, kubera kutagirana ikiganiro na papa, ntabwo yarazi urukundo rwa se. Iyo aza kugira urukundo rwa se yari kwicara azi neza ko igihe uriya mwana w'ikirara azagaruka azamwakira, ariko yarazi ko uriya mwana w'ikirara nagaruka isi azamuhana, atazamwemera. Urukundo rwa se ntiyari aruzi. Niyo mpamvu yari avuze ngo data, ngo ndagukorera, ngo amanywa nijoro ndagukorera, ngo maze iyi myaka yose ngukorera, ariko ntiwampaye n'agahene. Yari aruhiye mu mirimo. Nterera aganiriye na se ngo amenye ibyo yemerewe mu rugo rwa se. Nshuti y'Imana, uhagaze hehe uyu munsi? Data aragushaka kuruta imirimo myiza tujya dukora. Ni myiza, ni myinshi tuyungukiramo, ariko data aragushaka. Kwicarana nawe, kuvugana nawe biraturutira imirimo yose twakora. Ndetse imirimo igomba kuvuka muri twebwe ikuwe mu kiganiro twagiranye nawe, ikuwe mu kwicarana nawe, hanyuma tugakorera mu kiruhuko. Haramubwira ngo data ntiwampaye n'agahene na kamwe ngo celebrate n'inshuti zanjye. Haramubwira ati burya mwana wanjye byose byari ibyawe, burya byose urabyemerewe, burya kubana nanjye hekenya amenyo, si ugufunga isura, burya umunezero urawemerewe, burya waserebrana n'inshuti zawe, kandi ubu butunzi bwose bibwira kuri mu nkorera, burya byose ni ibyawe. Hari undi mugani inshuti z'Imana uba muri Matayo igice cya 21 Yesu yaciye, wari urimo abana nabo babiri bavukana. Yesu aravuga ngo umubyeyi yegereye umwana mukuru, ngo aramubwira ngo se wajya kunkorera mu ruzabibu rwanjye? Ngo umwana mukuru aravuga ngo ndanze. Twebwe ntabwo tujya tuvuga ngo ndanze, turirimba yego ndakwemereye mwami, ngo haye ibyanjye byose. Hanyuma umwana wa kabiri ngo data aramubwira ngo se wowe wajya kunkorera mu murima ukajya guhingira imizabibu yanjye? Umwana aramubwira ngo yego data, ndajyayo. Hanyuma Yesu akomeza ababwira uwo mugani, aravuga ngo wa mwana wa mbere wavuze ngo ndanze, ngo yaje kwisubiramo, ngo yisubiyemo ajya gukora. Hanyuma Yesu arababwira ngo ese muri abo bana babiri ninde ukwiriye gushimwa? Igisubizo cyarumvikanaga, n'umwana wa mbere wisubiyemo. Reka ibi bitaramo, reka umwanya w'ijambo ry'Imana, reka akanya ka wenyine, reka uko wegeranye n'indirimbo ivuga Yesu, uko wegeranye n'ijambo ry'Imana, uko uri mugenda ureba ibiriho, uko ubyuka uri muzima, wahagarara n'amaguru yawe bigakunda, kajya kakubera umwanya wo kwisubiramo. Ese yego yawe ku mwami ni yego? Uziko data adakangwa na ndanze ariko zongera zigahindukira. Inyuma aho ngaho Yesu yaravuze, ababwira ikintu kibabaje. Arababwira ngo uko nguko nuriko bizagenda, ngo abakoresha b'ikoro n'abamaraya ngo niko bazabatanga mu bwami bw'Imana. Ngo Yohana yaraje azavuga ibyo kwihana, ngo abo bose baramuyoboka, ariko abandi bari bafite ibyanditswe byinshi ntibamuyobeka. Reka yego yawe y'indirimbo, mwumva aya magambo meza twaririmbaga, reka ibe na yego yo mu mutima. Mu mutima hatabonwa n'umugabo, hatabonwa n'umugore, hatabonwa na pasiteri, hatabonwa nabo muririmbana. Reka yego yawe ibe na yego yo mu mutima. Mubwire ngo nkurikije urwo wankunze, nyigisha kugukunda. Nkurikije urwo wankunze, nyigisha kugutumbira wowe wenyine ukomokwaho no kwizera. Nkurikije uko wirengagije isoni kubw'ibyishimo byo kuzambona, nkomeza muri uru rugendo. Data, tuguhaye icyubahiro uyu mugoroba, turagushimira urukundo rutagira akagera. Dushoboze guhora twisubiramo, uko mbyutse, uko mpumeka, njyewe n'aba bahungu bawe n'abakobwa bawe, tuba abantu bisubiramo. Yego yacu ibe yego, ubu umwami hejuru y'ubuzima bwanjye, ugenga ibyanjye byose, ugenga ibyemezo byanjye, ugenga ubuzima bwacu, ugenga ubuzima bwacu bw'ahagaragara n'ahatagaragara. Tubereho ko kunezeza wowe wadukunze ukatwitangira.
duhe kuruhukira mu rugo rwawe, tutamera nk'uriya mwana wari uhari ntaho yagiye ariko atazi ibyo yemerewe, atazi urukundo rwawe rutagira akagero, atazi ko byose ari ibye, atazi ko ari we ubikorera, atazi ko ari we ubibikiye. Kandi aho twatorongereye tukagenda, imbabazi zawe zidutere kwisubiramo maze tugaruke, kuko amaboko yawe aradutegereje, urukundo rwawe ruradutegereje, urukundo rutagira impamvu, rutansaba ko mbanza gutungana ngo rubone kunyemera, urukundo rutagira icyo rushingiraho. Twigishe kugukunda buri muntu wese muri twebwe kurusha uko twagukundaga. Twigishe kutagukuraho amaso, twigishe kuguhanga amaso mu minsi yose dusigaje hano mu isi. Turimo twitegura kuzataramana nawe mu ijuru. Uradutegereje nk'uko wabwiye abigishwa bawe ngo uzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu ari uko twahageze. Urimo uradutegurira hacu, tukiri inahangaha Mwami. Twigishe kutagukuraho amaso, tugirira imbabazi, uduhe kurunguruka ibyo tubikiwe mu ijuru kubw'imbabazi zawe, maze bituma ari umunkanyari n'umuruho w'isi n'ibyadukerereza. Duhe kurunguruka ibyo tubikiwe kugira ngo ibyadukererezaga ntibyongere kudukerereza ukundi, kugira ngo ibindi byose bitubere nk'amazirantoki, maze wowe rukundo rutagereranywa uhinduka uw'agaciro katagereranywa mu mitima yacu. Ngaho komeza ubane natwe, uryoherwe n'izi ndirimbo n'izi mbyino, ni wowe tubitura Mwami. Ni mu izina ryawe Yesu dusenze, amen. Mwami abahe umugisha. Haleluya. Twakongera amashyi menshi cyane.